nongeye kubakira mwese bene data nshuti zacu, nshuti za Pure Gold TV, ya TV y'abakristo. Nongeye kuyigarukaho uyu munsi wa none, uyu munsi wo kwa gatanu itariki ya 17 z'ukwa gatandatu 2022. Ndabashuje mwese ho muri mu mpande zose z'isi, abari mu Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Afrika, aho muri hose bene data mushobora kumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'ikirundi. Mwese ndambuye ikiganza mbasuhuza kandi mbakira hano kuri televiziyo y'abizera Imana, y'abakunda Yesu, bakunda umurimo w'Imana. Mwese muratumiwe kugira ngo dufatanye umunsi wa none ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana rero tugiye gufatanya umunsi, ijambo ry'uyu munsi wo kuwa gatanu ni ijambo n'ubundi ryo gushima Imana. Ya mazaburi nababwiye 5 turimo kurebera hamwe ashima Imana, aheruka igitabo cya Zaburi cyanditswe na Dawidi, ndetse n'ahari n'abandi bagiye bashyiramo inyandiko zabo. Uyu munsi rero turarebera hamwe Zaburi ishimishije cyane iri bukunezeze y'148. Nukuri ndagutumiye ntugira aho ujya, reka dufatanye dutangirane na maze tunasozanye wumva ukuntu uri bunezerwe. Zaburi rero y'ingiyi irahamagarira buri wese, buri kintu cyose cyaremwe n'Imana kuyishima, kuyinezererwa. Tugiye mu itangiriro twabona ibintu byose Imana yagiye irema muri ya minsi yose 6, noneho ku munsi wa 7 karuhuka. Ibyo byose birimo birahamagarwa. Amen. Muri iyi Zaburi irahamagara buri wese icyaremwe cyose kugira ngo duhimbaze Imana. Wakwibaza uti kuki tugomba guhimbaza Imana? Impamvu ibivuga n'ibitavuga, ibyumva n'ibitumva bihamagarirwa guhimbaza Imana hamwe nawe nanjye, nuko iyo Mana ariyo yabiremye, niyo yaturemye. Tugomba guhiga agaciro, tukayisingiza, igahora ishimwa. Amen. Iyi Zaburi iraduhamagarira gushima Imana, kuyihimbaza, kuko niyo yaturemye. Iyo itakurema, iyo itabaho, iyo itagira urukundo, ntuburiho. Niba tubona ntibabiriho, ndetse n'ijuru ntituba dufite ibyiringiro byo kuzaba mu ijuru. Reka da. Ariko niyo mpamvu dukwiye kwishima, kuko ni umuremyi, niwe dukesha ibi byose. Uwiteka Imana Data niwe dukesha ubuzima, ibyo tubona, ibyo twiga, ibi byose bidushimisha kandi twumva tunejejwe no kuzayibona, kuzajya mu bwami bw'Imana. Nuko nyine yabaye ikanaturema ikarema ibi byose. Niyo mpamvu iki gitondo Zaburi 148 ihamagarira buri cyaremwe cyose, wowe nanjye turimo, kugira ngo tuyihimbaze. Bene data, ni nziza cyane. Iravuga iti, irahamagara itangiza ijambo haleluya. Haleluya bisobanura praise the Lord, cyangwa shimwa mwami, shimwa Imana, tuyishime. It's like expression of rejoicing. Reka rero twishime, wa munezero uturutse imbere mu nda muri wowe. Twishime, iyi Zaburi tuyiririmbe cyangwa se tuyisome twishimye cyane, kuko turahamagarirwa gushima Imana. Amen. Na buri kintu cyose ngo juru we, abamarayika mwe, ingabo z'Imana zose mwe, nimushime Uwiteka, nimushime Imana. Mazi kongera kavuga ngo zuba n'ukwezi nimushime Imana, mwanyenyeri mwe z'umucyo, zazindi tujya tubona hejuru y'ugiye hanze nijoro. Mwanyenyeri mwe zirahamagarwa z'umucyo mwe, nimushime Uwiteka. Amen. Nawe mazi, amazi nayo kuko yaremwe n'Imana, ya mazi yo hejuru y'ijuru, ya mazi tubona hano hasi, arahamagarirwa gushima Imana. Isi yose, ibifi, bya bifi binini tujya tubona, bya bifi binini cyane tujya tubona mu nyanja, cyangwa se cya gifi cyamize Yona, ibyo byose birahamagarirwa gushima Imana. Icyaremwe icyo ari cyo cyose. Namwe bifi binini mwe, uze kuyisomera urabibona. Namwe nawe muriro n'umuriro, umuriro y'unguyu ducana, umuriro nawe watanzwe n'Uwiteka. Amen. Nubwo wavuga uti waremwe n'umuntu, cyangwa se n'umuntu watumye umuntu yaremwe n'Imana, uyu muriro utariho rero ntabwo wacana. Yewe muri yambeho babakecuru bajya bacana umuriro bakota mu bihe by'imbeho cyangwa se n'ahandi, ntabwo babaho. Umuriro ni ngombwa, nawe urahamagarirwa gushima Imana. Turawukoresha, umuriro adufasha, turateka. Umuriro nawe iri Zaburi ihamagarira umuriro, nawe muriro we, nawe shima Imana. Urubura, icyo twita snow mu Cyongereza, aribyo neige mu Gifaransa. Mu bihugu by'Uburayi bagira izo za snow na neige.
nabyo izaburi irabihamagara. Namwe nimushima Imana. Amen. Umuyaga, imisozi, ibiti byera imbuto, imisozi miremire n'udusozi, ibya bindi byose Imana yagiye irema birahamagarirwa gushima Imana muri iyi zaburi y'148. Haleluya. Inyamaswa, amatungo yose, namwe bikururuka n'inyoni zifite amababa, ibyo byose bene data birahamagarirwa gushima Uwiteka kuko arabikwiye. Uwiteka n'itangiriro n'iherezo. Uwiteka is eternal, azahoraho ibihe byose. Reka nsoreze hano ku murongo wa 11 haravuga ngo namwe bami bo mu isi n'amahanga yose, namwe abakomeye n'abacamanza bo mu isi mwese, namwe basore n'inkumi, namwe basaza n'abana, bishimire izina ry'Uwiteka kuko izina rye ryonyine ari ryo rishyirwa hejuru. Amen. Icyubahiro cye kiri hejuru y'isi yose. Haleluya. Kandi yashyiriye hejuru ubwoko bwe ihema, nibyo ashimirwa n'abakunzi be bose. Amen. Nibo bana ba Isirayeli, ubwoko bumuri bugufi. Haleluya. Ndashaka kukubwira ko nawe uri mu mwene data, nawe uri ubwoko bw'Imana, nawe uri bwa wundi utavumika, wegereye Imana, ngo turi hafi y'Uwiteka. Natwe turahamagarirwa gushima Imana. Mwebwe mwabizera, mwebwe mwamenye Yesu. Amen. Reka dushima Imana. Iyi zaburi iraherwa n'ijambo nanone. Haleluya. Praise the Lord. Amen. Mwene data, reka dusenge. Hano kuri Pure Gold TV nababwiye ntangira ko ari TV y'abakristo y'abamenye Yesu. Aha ni mu cyumba cy'Imana, niho nubaha, ni icyumba international ku muntu wese wumva ikinyarwanda n'ikirundi. Turahurira maze tugashima Uwiteka. Amen. Twangiza tugasenga, tugasabirana. Reka twe gucogora ngo dusenge buri munsi, kandi noneho izaburi iraduhamagarira kugira gute gushima Imana. Reka ngewe nawe tuyishime, ndetse n'ibyaremwe byose birahamagarirwa gushima Imana nk'uko umaze kubyumva. Imana iguha umugisha mwene data. Ngiye gusoza nsenga kandi nsabira buri wese utarakizwa. Ahangaha ngewe Jose nahamagariwe kubwiriza ubutumwa bwiza, kuko Yesu Kristo ngewe yarambwiye. Uvuga uti yakubwiye ati in audible voice, ni uzi audible voice, mwijwi ryumvikana, ndyamye nasinziriye ndi nko kumva mu gitondo cya kare ijwi riramanuka avuga ngo go out and make disciples, I will be with you. Ibi ni ukuri nabibwiwe ndetse muri ururimi rw'Icyongereza, nubwo nawe ngo si ururimi rwanjye, ariko nari ndi muri Bible College, iri jwi ndaryumva. Ninjye wabyiyumviye. Niyo mpamvu ntacogora Jose, niyo mpamvu nzakomeza, kuko nzi ko hari ibanga Imana yambikije. Mubo yizeye yahamagaye nanjye ndimo. Wenda ntiwari uzi impamvu mpora hano kuri Pure Gold TV ko mbishoboye, niyo nta yindi. Narahamagawe, kandi nahamagawe nkiri muto cyane. Iryo jwi nari nararyumvise mbere kera cyane nkimara gukizwa mfite imyaka 13. Abazi ubuhamya bwanjye barabuzi. Imana yahise impamagara, ndetse ikajya imbwira n'ibindi mfite n'abandi bindi Imana yagiye imbwira. Singomba kubirondora hano kuri Pure Gold TV, ariko ndakubwira ko Imana iguhamagara utaranavuka. Hari benshi bagiye bahamagarwa gutya, bagahamagarwa bataranabaho, ngo nakumenye ukiri mu nda ya mama wawe, niho nagutoranije ngo uzabe umukozi wanjye. Believe it or not, Imana ishobora kuba yaraguhamagara utabizi. Nagiriwe amahirwe nge ndabimenye. Yewe hari n'abandi bagiye babikonfirima. Imana yahaye ubutumwa kuri jye, ndabimenya. Niyo mpamvu ikinjeho cyose Jose kiba kimeze nk'amazi agwa ku rutare, ntabwo gishobora gupfumura ngo kimbuze umuhamagaro. Niyo mpamvu nzasekwa simpagarike, kuko mfite ibanga ry'Imana, kuko nzi uwampamagaye uwo ari we. Naho umuntu yansuzugura ko byagenda kose Jose, sinshobora guhagarika gukorera Imana. Ndabizi nkora amakosa. Hariho abajya bavuga ati Icyongereza cyawe si cyiza, bavuga nabi, Ikinyarwanda cyawe uranakica. Ibyo ndabizi, ariko burya iyo dufite umwuka wera, naho waba uri umuswa arakwigisha kandi akagukomeza. Biruta wa wundi w'umunyabwenge wicecekera ntabivemo ntakanguke. Amen. Naho waba utazi gusoma, burya Imana iragufasha ikakwigisha. Naho waba uri impumyi iragufasha. Impamvu mvuze amagambo nuko hari hamwe bajya bigaya nkuko najyaga nigaya, nkavuga Mana urampamagara se niza ngaye, nta PhD mfite. Nibyo kuko nagira ubuntu njya muri Bible College
mbonamo diplome y'imyaka 2 iyo irankangura buhoro kwiga ni byiza mpora niga n'ubundi buri munsi mfite diplome yabyo ariko rero icyo si cyo ngenzi icy'ingenzi nuko wuzura umwuka wera icy'ingenzi nuko umenya agakiza icy'ingenzi nuko wumvira amahirwe ngira nuko numviye nkavuga ni Imana ni wowe uzamfasha iyi platform ya Pure Gold TV niyo yampaye ngo mpagarareho mvuga ijambo ry'umunsi nkuko nindangiza mbankuraje dusenge dushimiye Imana yaturemye dushimiye Imana yaduhagakiza dushimiye Imana yatuyemeye yuko duhabwa Yesu Kristo. Iyi niyo nkuru y'agakiza nkuzaniye, iyi niyo mission nahawe kukwibutsa ko dufite Yesu Kristo wavuye mu ijuru akaza hano mu isi, akaza kugupfira, akaza kukwitangira kugira ngo agucungure, akubere incungu y'ibyaha byawe byagutandukanyaga n'Imana. N'umwizero urakizwa. Nanjye uko nakijijwe nta mwizenda mwakira, ndakizwa nakira agakiza, ndangije ndahamagarwa. Nawe for sure ufite umurimo, hari umurimo Imana yaguhamagariye. Nukuri ntukirebeho ngo uvuge ngo nta PhD mfite cyangwa se n'ahantu nageze. Hari n'ingihe ubutarageze no muri segonderi, haba n'igihe wenda utarabonye amahirwe yo kwiga no gusoma, ariko Imana ireba imitima bene data. Nicyo mbivugira, kwiga ni byiza cyane. Abize ntimuvuge ndabipfobya, oya, kwiga ni byiza, ariko utabonye uburyo siko twese tugirirwa amahirwe. Ndakubwiye ngo nawe utarize, utazi gusoma no kwandika, Imana yagukunda kuko yapfiriye buri wese Yesu Kristo, buri wese, umukene umukire. Yewe urabona ibintu byose birahamagarwa gushima Imana, uri wagacira imbere y'Imana ukuri kose. Wawarize menshi, wawarize make, kuko abantu benshi bakunda kureba amashuri, sinzi impamvu. Amashuri ntabwo ari yakora, igikora n'umutima. Mumbabarire, ntabwo mpfobya amashuri pe, ndabikura no mfite ibitabo byinshi ngiye nkunda gusoma. Maze kugira hari nk'ama diploma 4 cyangwa 5. Ndashaka kukubwira ngo ibyo ngibyo ntabwo ari byo bikora. Igikora no kwakira Yesu Kristo. Imana itugirire neza bene data. Imana iragukunda. Ndaguhamagara nanjye uyu munsi wa none kwakire Yesu. Niyo mission nahawe. Wakire Yesu Kristo uyu munsi wa none. Kandi umara kumwakira urahinduka automatically umwana w'Imana. Izina ryawe ko kanya rirahita rijya mu gitabo cy'ubugingo. Maze tujye dufatanya gushima Imana hano kuri Pure Gold TV uhe nabandi. Niho mugukangurira ngo wowe mwene data uri bwumve iyi message, habandi oherereza abandi, babandi bataramenya Yesu bamumenye, oherereza abandi, boherereza abandi. Tukwize inkuru z'agakiza, nta nyungu yindi mfitemo. Ntugira ngo nkeneye ya views by'ubucuruzi, oya, ntabwo byari byo ndimo. Ndi muri business y'Imana yo gukorera Imana, yo kuvugira Yesu Kristo, kuko niwo muhamagaro yampaye bene data. Ntugira ngo hari ikindi, rwose nta kindi kibyihishemo inyuma, nta inyungu mfitemo hano ku isi. Icyo nshaka nukumvira, ahubwo arukwiye kwishyigikira kugira ngo numvire Imana kurusha mvuge nti amen, amen, amen. Ngaho rero umunsi mwiza, mbifurije weekend nziza. Reka dufatanye gusenga, ndabarondogoreye ubwo ni ku mwuka yoboye. Amen, amen. Nge njya nemera umwuka akayobora akivugira, nge nkamubera mikoro. Reka dusenge. Mana data, turagushimye, tugushimiye ibyiza wadukoreye, tugushimiye kuri umuremyi wacu, tugushimiye kuri data, tugushimiye ko waturemye kandi uri eternal, turagushimiye ko uhoraho uri tangiriro n'iherezo. Hallelujah. Hari byinshi twakubwira, amazina menshi witwa ajya twereka uriwe muri Bibiliya, tujya tuyasuramo tukayibutsa. Mana gushimye cyane kuko watugiriye neza ukaturema kugira ngo tugushime, tuguhimbaze. Nanjye ndi umwe mu bagushima n'abaguhimbaza. Hallelujah. Sabiye bene data ngo bagire neza aho bari, bahe weekend nziza uyu munsi, batangire bamwe binjire mu masengesho, abandi binjire mu kugushima no kuvugira Mwami Yesu. Bahe icyugo cyiza, bagire neza weekend yabereye umugisha. Urakoze byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Umunsi mwiza bene data, mukomeze mugire ibihe byiza, tuzakomeza ubutaha. Ndabakunda mwese, bye bye. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name.
Amen, 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 amen. Oro siki pipi sanda karabara sotokota. Iri siki pipi. Shimwa Yesu Kristo. Reka ibinyese byose bigushima. Reka ibyo waremwe byose bigushima. Inyoni zirahamara kugushima. Zikakuririmbira mu gitondo cya kare. Abantu twese bite. Tugomba kugushima no kuguhimbaza. Haleluya. Ira sataka papara siki pipi. Shimwa Yesu Kristo. Singing when the evening comes. Amen, amen. Bless the Lord, my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing I never before, oh my soul. I worship Your holy